Burya ngo hari igihe utekereza ko umuntu yaba agukunda cyangwa se yaba atagukunda, ariko niba ushaka kuba wamenya niba uyu mukobwa muri kumwe agukunda cyangwa se niba akubeshya, kurikirana iyi video kugeza irangiye urahava umenya ibimenyetso bizakwereka ko uwo mukundana agukunda cyangwa se akubeshya. Kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko uyu mukobwa agukunda, burya ngo umukobwa ugukunda akenshi azakugirira impuhwe. Usanga umukobwa ugukunda by'ukuri yifuza ko nta kibi cyakubaho, akenshi usanga aharanira kuba yabona wishimye, unezerewe, useka neza kandi akumva ko nta kibi na kimwe cyakubaho. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko uyu mukobwa agukunda by'ukuri nta buryarya burimo, burya ngo umukobwa ugukunda by'ukuri aharanira iterambere ryanyu, agira uruhare cyane mu iterambere kuko burya ni wa mukobwa uba wumva atasesagura amafaranga, ariko ngo nukundana n'umukobwa ukabona asesagura amafaranga, ikintu cyose ukaba ubona agishamadukira cyane, ari wa mukobwa ushamadukira cyane amafaranga, ukabona nta terambere yakugezaho, uwo mukobwa azaba atagukunda. Ariko nubona wa mukobwa akugira inama, mwashaka gufata umwanzuro ugasanga ari uwa mbere kuba yaza akakugira inama, burya ngo uriya mukobwa azaba agukunda. Ariko nuhura na wa mukobwa icya mbere ukaba ubona ashyira amafaranga imbere, nta rukundo na rumwe azaba agufitiye. Icya gatatu kizakwereka ko uyu mukobwa agukunda, burya ngo umukobwa ugukunda aguha igihe. Umukobwa ugukunda by'ukuri nta buryarya, by'ukuri nta kintu na kimwe akwishisha, burya ngo aguha igihe. Iyo umuhamagaye mugira ngo muganire, aricara akagutega amatwi, rimwe na rimwe akaba yakugira inama. Ariko ngo umukobwa utagukunda akenshi uzamuhamagara akubwire ko ahuze, akubwire ko nta mwanya afite, rimwe na rimwe nunamuhamagara usange aragukubye cyangwa se akohereze message akubwira ko ahuze. Ariko umukobwa ugukunda by'ukuri azaguha umwanya, atega amatwi y'ibyo ushaka kuba yamuganiza kuko aba afite intego kuri wowe. Ikintu cya kane kizakwereka ko uyu mukobwa agukunda by'ukuri nta buryarya, burya ngo umukobwa ugukunda by'ukuri akwakira uko uri. Umukobwa ugukunda by'ukuri ntareba ku mutungo ufite, ntareba ku mafaranga ufite, ariko natangira kuba yakubaza ese ufite inyubako ibunyanaka, ese ufite imodoka zingahe, uyu mukobwa nta rukundo na ruke azaba agufitiye. Burya ngo ikizaba kimuzanye ni ya mitungo, nimara gushira azahita aguta yigendere. Ikintu cya gatanu kizakwereka ko uyu mukobwa agukunda by'ukuri, burya ngo umukobwa ugukunda by'ukuri arakubaha. Umukobwa ugukunda by'ukuri arakutinya cyane, n'iyo muri kuvugana kenshi ntabwo aba akureba mu maso kuko aba agufitiye isoni, za soni aba agufitiye nicyo cya cyubahiro kikwereka ko uyu mukobwa agukunda by'ukuri. Ariko nuganira n'umukobwa ukabona atakubaha, ukabona agutesha agaciro, uyu mukobwa uzakumirire kure kuko nta rukundo azaba agufitiye. Ikintu cya gatandatu kizakwereka ko uyu muntu agukunda by'ukuri, burya ngo umukobwa ugukunda by'ukuri ntagira isoni zo kukwerekana mu nshuti ze, ntagira isoni zo kukwerekana mu muryango. Ariko nuramuka muhuye n'abantu akababwira kuri boyfriend we, burya umukobwa azaba agukunda. Ariko naramuka akwerekanye akakubwira ati uyu ni musaza wanjye cyangwa se ni inshuti yanjye duhuriye mu nzu, uyu muntu nta rukundo azaba agufitiye. Menya umukobwa ugukunda by'ukuri akwiye kuba yakwerekana mu muryango, ariko ntagira ipfunwe zo kukwerekana, nta rukundo na ruke azaba agufitiye. Musore, genzura neza ibi nakubwiye hejuru, nusanga uyu mukobwa abyujuje, uyu mukobwa azaba agukunda. Ariko nusanga atabyujuje, umukobwa nta rukundo na rumwe azaba agufitiye. Mwakoze gukurikirana Urusaro TV, mukomeza mukora subscribe, like, share and comment, wibuke gukora ku nzogera kugira ngo ibiganiro byose nzakugeza bizabe bikugereraho ku gihe. Murakoze.